nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda urushaho guherwa n'ibyikoro bya buri munsi. Ni Fyve-tvrwanda ikiganiro cyo nta kintu The Cruise Show, tugenda tuvuga ku makuru abasitari, amakuru bacicikana mu Rwanda, amakuru bagezweho, amakuru tugezaho 24 hours. Ngira ngo ni amakuru ubu utasanga ahandi, one of the trending stories. So guys, ngira ngo ni byinshi cyane tugenda tugaruka mu muziki wacu wa buri munsi, umuziki wo mu Rwanda, iterambere ryawo, abahanzi nyarwanda, mbibutse ko tunarenga imipaka y'u Rwanda tukajya no hanze tukareba uko byifashe. So guys, uyu munsi rero tukivuga ku bijyanye na music industry yacu ya hano mu Rwanda. Ngira ngo mwabibonye cyane abantu bakoresha social media, bamwita Bruce Melodie, Taiwacu na Bwiza, bakoze indirimbo navuga ko ari indirimbo bwanjye nakunze n'abantu benshi bakunze. Ngira ngo asigurwa mbere ngiye kwivuga, but iyi ni indirimbo navuga ko ya raisinze cyane, nahoze mbona bagaragaza ko amaze kuzuza miliyoni y'aba views y'abantu bayirebye, bamaze kuyireba kuri YouTube. Ni mu gihe gito cyane bishoboka. Navuga ko nimwe mu ndirimbo zisa naho zikuza amateka, cause niba ari indirimbo igize views za miliyoni mu gihe kingana n'ibyumweru bibiri gusa, cause ntabwo ibyumweru bibiri birarenga. Navuga ko ni kimwe mu bintu bigaragaza kabisa cyane ko uyu muziki tuvuga today, umuziki tuvuga every time wamaze guhinduka at any cost, wabyemera cyangwa zitabyemera. Music nyarwanda yamaze gufata indi ntera, yamaze kuzamuka cyane. So guys, ngira ngo mbivuze nyuma yuko abantu benshi bavuga ati Ogera yamaze kuba isereri mu matwi. Ogera ntago sinzi niba ni y'amatora, guys, hari abantu benshi bagiye bavuga muri ubwo buryo ati Ogera no Ogera ni y'amatora, something like that. But guys, niba FPR cyangwa se RPF ivuga ngo reka twifashisha abahanzi, dukorane n'abahanzi badufashe mu matora, akaba ari indirimbo kandi nanone ibyinwa n'abantu. Ngira ngo abantu mwagiye mukurikirana ibitaramo byose cyangwa se campaign yose aho Bruce Melodie yagendaga ajyana na FPR ndetse na His Excellency, aho bagiye bajya kwiyamamariza, mwabonye ko Ogera ikijyamo uburyo abantu bayikundaga, uburyo abantu bifuzaga, Actually, nubwo turi muri situation y'amatora, ari n'ibihe byiza cyane ku bahanzi, kubera ko hari indirimbo nyinshi zasohotse, nyinshi cyane zishyigikira amatora, koza abahanzi nabo bafite uruhare rumwe muri politiki y'igihugu, haba kunga abaturage, haba kuririmba bwabo umwe. Ngira ngo ni uruhare rw'umuhanzi mu iterambere ry'igihugu turi kugenda tubona muri iyi minsi cyane. So Ogera rero navuga ko ni imwe mu ndirimbo isa naho cause niba harasohotse indirimbo nyinshi cyane, of course abahanzi benshi bakoze indirimbo, n'ababushari Eric Senderi n'abahanzi benshi cyane bakoze indirimbo z'amatora. Tukaba turimo turabona Ogera yiganje, bivuze ko ni rwa ruhare rw'umuhanzi ndetse nabo ngabo bandi kuba baratinze bati reka dukore indirimbo z'amatora zisingiza umukandida wacu, koze umuhanzi aba afite uburenganzira busesuye bwo guhitamo washyigikira akamuhangira indirimbo. Bakavuga ati reka duhitemo umukandida runaka muhangira indirimbo. Dufite abahanzi bafite sosiyete ngari ibakurikira, bafite abantu babakurikira haba mu Rwanda, mu gihugu cyangwa se no hanze yabo. So navuga ko ni kimwe mu bintu navuga ko ni rwa ruhare rw'umuziki muri buri sector y'ubuzima, ha muri ibijyanye na politiki, mu bijyanye no kubaho bisanzwe, ubucuruzi cyangwa se n'izindi sector zose z'ubuzima. Dukwiye kubona mu music, tuba dukwiye kubona umuhanzi, ntabwo ari umuhanzi dukwiye kujya tubona kubera ko hawe imyidagaduro gusa, kubera ko dushaka kwishimisha. Rimwe na rimwe tuba dukwiye no kumva ya message. So ku ndirimbo nka Ogera, ukurikije context yayo, ugakurikiza message, ugakurikiza n'ukuntu abantu bagenda bayibyina bo mu ntara zitandukanye, haba mu Rwanda, cyane mu Rwanda abaturanyi, ngira ngo
ndaza kureba uburyo mbagezaho ama videos yayo yose aho bagiye bajya gukorera campaign. Uraza kubona ukuntu abantu bagiye bayishimira cyane. Hari abahanzi benshi bagiye bakora indirimbo nk'izi ngizi zamamaza umukandida wa RPF, ariko ukabona ko ubuhanga bwa Bruce Melodie, ubuhanga bwa Bwiza ndetse na studio ya ikoze, umuproducer wayiproducinze, ubona ko harimo itandukaniro ku muhanzi, harimo itandukaniro ku bahanzi, harimo itandukaniro cyane nanone kuri melody y'indirimbo. Ubona ko abanyarwanda batangiye kumenya gukonsoma ibintu bifite karite, abanyarwanda bamaze kumenya gukonsoma ikintu gifite karite, ikintu cyiza kiri buze kuba gifite standard nziza. Ntabwo ari nka mbere wenda wasangaga umuhanzi yakoze ikintu rimwe na rimwe ugasanga turagikundishwa, but now time dufite duhabwa amahitamo na social media, duhitamo icyo dukunda, duhitamo icyo dushaka kumva buri munsi. Ariyo mpamvu tugenda tubona rimwe na rimwe indirimbo zimwe na zimwe zigenda zikundwa kurusha izindi, ugasanga indirimbo yarayizinze cyane kubera ko twakunze ko dukwiye kumva icyo kintu. Ni byinshi cyane tugenda tugarukaho, byinshi cyane uba udakwiye kuba wacikanwa nabyo. Ikiganiro cyo nta kindi ni The Cruise Show, channel yindi ni Fyve-tvrwanda. Reka mbwire ngo God bless.